Muraho, mwaramutse, mwiriwe, umugoroba mwiza bene data, Kristo Yesu nashimwe, ni mwene so Evangeliste Ernest ugusuhuje. Nizeye ko wagize weekend nziza, dusohotse muri weekend, hari harimo na konji, habayemwo ibintu byinshi bitandukanye, nizeye ko wagize ibihe byiza. Turashimira Imana rero ko iduhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo mu kiganiro umutsima wa buri munsi. Nguhaye ikaze mu nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho ivuga ngo umwuka wera akiza ubumuga bw'umubiri ndetse n'umutima, cyangwa se ubumuga bw'ibigaragara ku mubiri ndetse n'ubumuga bwo mu mwuka. Tugiye kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko aho tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Nicyo gitabo tugiye kuganiraho. Ufate Bibiliya yawe tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa 6. Ibyakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Isezerano rishya, ibyakozwe n'intumwa ibice 3 ku murongo wa 6. Petero aramubwira ati, ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa, uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Imana ishimwe. Arabandaduka, arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho, akira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umwuka wera avura cyangwa se akiza ubumuga bwo mu mwuka ndetse n'ubwo ku mubiri buri materiyeri cyangwa bwo ku mubiri ku ngingo zigize umubiri w'umuntu. Uyu mwuka wera ndi kukuganiriza muri iyi minsi aho yageze umuntu ata akabi. Hagira ahantu umuntu yari yanduye, umuntu atagira ishusho. Uyu ni umwuka wera usirimura. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo nyakubwire neza. Umwuka wera afite uruhererekane rwo gutabara. Uti ibyo uvuze ni ibiki? Iyo umuntu yakiriye umwuka wera, njye nkakira umwuka wera. Umwuka wera uri muri njye arantabara, akampa guta agahinda gakabije, akampa guta ubukene. Mu mwuka wera harimo terapi. Ariko uyu mwuka wera ntabwo arangirira aho gusa. Kwakira umwuka wera, abantu bafite umwuka wera bagirira akamaro abandi batamufite. Umwuka wera arakongeza. Nk'uko umwambi umwe, akabiriti n'umwambi umwe byatwika umusozi munini, niko n'abanyamwuka bakongezanya. Nkagukongeza ugakongeza undi nawe agakongezwa. Umugisha w'umunyamwuka umwe rero ugegera no ku gihugu cyose. Nakubwiye ukuntu umwuka wera uri muri Elisa yatabaye Isiraheli ntiyongere guterwa n'Abasiriya. Akiza Hamani ibibembe, Hamani agatanga raporo ko batazongera gutera. Umunsi ingabo z'Abasiriya zajyaga kumufata ku musozi w'i Dotani, nabwo habaye igitangaza cyatumye izo ngabo zijyana raporo ibwami ko kiriya gihugu cya Elisa atari icyo guterwa. Aho ni igihe nkubwiye umwuka wera uri mu muntu umwe ashobora kugirira igihugu akamaro kubera amasengesho yawe, igihugu kikagira amahoro n'umutekano. Ndashaka kukubwira noneho icyo bita channel, saving channel y'umwuka wera. Mu cyongereza nabyise the Holy Spirit is saving channel. Yohana yuzuye umwuka wera, asengeye Mariko arakize. Ariko Mariko mu gukira indwara amwatuyeho nawe gusengera abandi bagakira. Mariko ajyanye umwuka wera wo gusengera abantu bagakira, asengeye Jeannette. Uyu mwuka wera twahawe ntabwo ari limited. Ntabwo ari utumegabyte umuntu agura tugashira. Uyu mwuka wera ntashira ku bantu bizera Imana bagakizwa neza bakagendana nawe. Mu mwuka wera harimo imbaraga zo kuvura.
umwuka wera uri muri Eliya uba muri Elisa, umwuka wera uri muri Elisa ugatabara Gihazi ugatuma Gihazi adapfa. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire kuri iri jambo. Iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ndagikunda, abasesenguzi ba Bibiliya bajya banacyita nubwo ntaho byanditse igitabo cy'ibyakozwe n'umwuka wera, kubera ko abantu bavugwa mu iki gitabo mbere y'uko buzura umwuka wera nta kintu bari bashoboye rwose, ariko bamaze kuzura umwuka wera bahindutse abagabo bashya, bambara imbaraga nshya. Aha dusomye ni igihe Petero na Yohana bajyaga mu rusengero, bageze ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, ngo bahasanga umuntu ufite ubumuga amaranye igihe uhora asabiriza. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo umwuka wera amara ubumuga bwo mu mutima n'umubiri. Iyi si yacu yuzuyemo ibibazo bikomeye, aho abantu bafite agahinda gakabije, abantu bafite ubwigunge, abantu babuze igisubizo, abantu bafite ubukene. Hari ibyo twita ngo kurumba, ndabigusobanurira nihuta. Ugasanga umuntu nta mavuta y'umwuka wera afite, ntiyasengera umurwayi ngo akire, nta mwuka w'ubuhanuzi afite, ntiyabwiriza ijambo ry'Imana, aho ngaho nta kintu aba afite. Ugasanga umuntu kandi nta n'amafaranga afite, ntiwamushakiraho n'igiceri cya 50 ngo ukibone, ntiyakuguriza n'igiceri cy'100. Ugasanga umuntu kandi ni umupangayi, ntagira n'inzu, yabuze n'ubwishyu. Ugasanga umuntu kandi ntahinga, nta murima agira, ntiyoroye. Ugasanga imyambaro yamusaziyeho. Ibyo abantu babyita ngo kurumba impande zose. Hari abantu bashatse urushako ntirwabahira, bafite agahinda mu mutima, bahorana amarira. Ariko muri Kristo Yesu kwambara imbaraga z'umwuka wera bitanga terapi, umuntu agakira agahinda gakabije, umuntu akongera guseka, umuntu akongera kunezerwa, umuntu agakira indwara zananiranye. Hari indwara zitumva imiti, tubyita ngo abadayimoni bibumbiye mu gitero cyitwa abadayimoni bari specialize batumva. Paracetamol ntibumve, bari mu mutwe ntukire. Rinete z'amaso ntibumve, bari mu maso ntakire. Abadayimoni batumva, serire specialize y'abadayimoni batumva. Mu rugo umugabo ntiyumve, kubana neza no kubwirana sheri ishushu bikananirana. Mugore ntiyumve, bakajya mu bana, ugasanga abana bakora ibyo bashatse, umwana ntashobora kumva ijwi ry'umurera cyangwa irya se. Muri iki gitondo nakubwiye ngo igisubizo dufite, umuti uvura ibi ni umwuka wera. Si amafaranga menshi ufite kuri akawunti, si icyubahiro ufite kuri iyi si, ijambo ufite ngo uvuga rikijyana. Ntago wavuga rikijyana ngo bikize kansa, bikize HIV n'ibindi bitandukanye. Ntago byagukiza kurarurira uboroga. Ntabwo kuvuga rikijyana cyangwa kuba ufite amafaranga byahagarika sida, watobokesha buri munsi. Hari indi serire specialize y'abademoni yo gutobokesha y'amapane, ugahora mu mapane, bahora bakugonga ntibakwice, uhora ukoresha. Guhora mu manza zidasobanutse, abakuriganya ibyawe bidakwiriye. Naje kukubwira rero umwuka wera Petero na Yohana buzuye, barangije bagira agaciro. Nkunda kubwira abantu ngo agaciro ni amavuta. Aya mavuta y'umwuka wera rero bayahagurukana bagiye guterana ku rusengero, bahura n'umuntu wari ufite ubumuga udahaguruka, uhora wicaye asabiriza. Ngo bamubonye Petero na Yohana, Petero ngo afata ijambo aramubwira ngo ngewe rero nta gikapu cy'amafaranga ndi kugendana, akawunti yanjye ntiriho amafaranga menshi, ariko nakiriye icy'ingenzi nakiriye amavuta y'umwuka wera ufite byose. Umwuka wera ukiza ubumuga bwo mu mutima, kagahinda gakabije naramwakiriye. Umwuka wera wozaho umuntu akagira umwete akihana agakira ibyaha, naramwakiriye. Umwuka wera ukora ibitangaza abandi batakora. Umwuka wera ukora ikinyuranyo, utanga amahoro, utanga ubuzima, narawakiriye. Kugera uyu munsi umuntu ufite ubumuga uretse uwishoboye ubasha kubona akagare ko kwicaramo, ubwo ngo aba yahawe ubuvuzi. Nta bundi buvuzi buragaragara bushobora gutuma umuntu areka kugira ubumuga. Ni akagare bagasunika cyangwa se bagashyiraho device akoresha akabasha kugenda. Ariko iyo usomye iki gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nakubwiye abasesenguzi bongera kwita iki byakozwe n'umwuka wera,
ubona ko nyuma y'iminsi 50 Yesu yohereza Mwuka Wera nk'uko nabikwigishije. Umwuka Wera ntago yaje ngo abantu bavuge indimi gusa, ahubwo yazanye n'impano z'Umwuka Wera. Haza Umwuka Wera wo gukora ibitangaza byo gukiza abarwayi, haza Umwuka Wera wo gukora ibitangaza byo kugira impano zo kubwiriza, aho Petero yatangiye yigisha mu burasirazuba bwo hagati hakihana abantu 3,000. Izi mpano rero zo gukora ibitangaza byo gukiza abarwayi zahise zikora. Petero amubwira ngo hari icyo mfite. Nakubwiye mu iki gitondo ngo agaciro ni amavuta y'Umwuka Wera kuriho azatuma umugabo agukunda, atuma umugore agukunda, atuma abana wabyaye bakubaha, atuma abana wabyaye bataba ibyomanzi n'ibirara. Amavuta y'Umwuka Wera kuriho azakurinda ibyaha, kwandavurika, gukorwa n'isoni. Ngo aramubwira ngo nta mafaranga ntwaye ngo nguwe nk'uko wamenyereye gusaba abantu ibiceri n'ibindi bitandukanye, ariko hari icyo mfite gikora ikinyuranyo. Hari icyo mfite cyatumye Naamani akira ibibembe yari yaraboze kandi ngo ari umugenero ukomeye. Mwene data uri kutwumva, amaranka wagira, amafaranga wagira, ubutunzi wagira, udafite Mwuka Wera, udafite agakiza kabonerwa muri Kristo, ntacyo byakumarira, ntibyabasha kugukiza. Ngo aramubwira ngo hari icyo mfite gikora ikinyuranyo, uretse kuba cyaratumye Naamani akira ibibembe, cyatumye ingabo z'Abasiriya zifite intwaro zihagije, ibifaru zatojwe, zisanga zitwawe n'umuntu witwariye akabando yicumba witwaye Elisa, azigeza ibwami zifatwa amatekwa. Ati hari icyo mfite kimara agahinda, hari icyo mfite, amavuta y'Umwuka Wera, gishobora kugira icyo kigukorera. Arangije ngo amufata akaboko ngo aramubwira ngo haguruka mu izina rya Yesu Kristo. Uwari umaze igihe yaramugaye, yaravukanye amagufa ari deformed cyangwa deforme, adashobora guhagarara ngo amagufa aragororoka, ingingo zirarambuka, ngo arahagarara, agera ku rwego rwo kwitera hejuru, ngo abantu bari bamuzi. Nakubwiye ko Uwiteka Imana aya mavuta y'Umwuka Wera iyo yageze ku muntu akora ikimenyetso kitagirwaho impaka. Ntabwo birirwa bibaza niba runaka yakize. Umwuka Wera akiza umuntu. Haleluya. Harimo imbaraga zikiza umuntu abantu bakabimenya. Ntabwo birirwa bibaza niba umuntu yabonye akazi, barabibona. Ntabwo birirwa bibaza niba umuntu ari umwigisha w'ijambo ry'Imana, barabibona. Kuko Uwiteka Imana ahindura umuntu akamugira mushya. Barangije ngo baravugana bati uyu ni wa wundi wirirwaga asabiriza. Ndagira ngo dusenge Imana, shaka kukubwira ko muri iki gitondo wemerera imbaraga z'Umwuka Wera zidasanzwe zikaza kuri wowe, zigakora impinduka muri wowe. Niyo ntego y'iki cyumweru, nuko dusenga Imana igakiza abantu ubumuga, igakiza abantu kurumba. Mu mifuka yanyu hakabamwe ikintu, ariko mu buryo bw'umwuka kandi hakabaho kubohoka mu mitima yanyu. Amavuta y'Umwuka Wera akabakiza ibyaha. Amavuta y'Umwuka Wera agatanga imbaraga, agatanga ubwenge, agatanga umugisha, akabaha guhura n'umugisha. Uyu muntu yahuye n'umugisha, arahaguruka nawe amenya kujya gukorera amafaranga, yirirwa agasabiriza, arasimbuka. Abari bamuzi nk'ikimuga, abari bamuzi nk'ufite ubumuga, murambabarira, abari bamuzi nk'umuntu uciriritse, babona ari gusimbuka, ngo baravuga ngo uyu ni wa muntu wirirwa agasabiriza wakize. Muri iki gitondo, iki cyumweru dutangiye, Imana yagukiza gusabiriza. Kuko burya umuntu afata umwanzuro wo gusaba ari uko nta gisubizo afite. Niyo plan ya nyuma aba afite. Imana yagukiza gucumbagira muri iki cyumweru dutangiye, gucumbagira mu buryo bw'umwuka, kumva ibyaha byarakubase warananiwe no kubicika. Imana yaguha imbaraga, Imana yaguha imbaraga zisengera abantu bagakira, kuko isezerano ni irya twese si irya bamwe. Imana yaguha kwigisha abantu, Imana yaguha guhaguruka ukavuga ubutumwa, Imana yagukundisha abantu bakaguha akazi, Imana yaguhuza n'umugisha wawe, ikaguhuza n'umukunzi wawe nawe ugashaka, Imana yaguhuza n'umugisha wo kubyara. Muri iki cyumweru dutangiye, Imana yaguhuza no kuba umunyamahirwe ukakira amavuta y'Umwuka Wera akubita ibitero by'abadayimoni. Ndifuza kugufasha tugasenga Imana. Ibyakozwe na Mwuka Wera, ibyakozwe n'intumwa, n'uyu munsi biracyariho. Imana iracyakora. Nubwo ubona byarenze inkombe, hari korasi mperutse gukunda cyane, umuntu yaririmbye ngo naho byarenga inkombe, ngo ntabwo bijya birenga ijambo wavuze. Hari ibintu bibi ugasanga wariyakiriye n'abakubona bakakira ko ari uko umeze. Bari baremeje ko ari umuntu ufite ubumuga, bari baremeje ko ari uko ameze, ariko aratabarwa. Hari abantu baguhebye,
babona warabaye umukene, babona warabaye umunyagahinda. Hari aho nawe ugera ukabona urira ku manywa, urira nijoro, ukabona igihe cyose wabaye gahinda. Ntugiseka, ni ukugaragaza amenyo gusa. Wirirwa ahantu ku manywa, wakwibuka urugo ugiye gutahamo ukumva utarujyamo, ukavuga ngo yaba byashobokaga ntibwire wirirwe ku kazi. Cyangwa se urara mu rugo ufite amahoro, wajya kujya ku kazi ukavuga ngo kuki bukeye nkaba ngiye kujya gukorera hariya hantu, kubera agahinda ufite. Ariko muri uyu mwanya naje kukubwira ko dufite Imana itabara abantu bayo iyo dusenze igitwumva, igahagurutsa umuntu ku madeni amazeho igihe ikamurengera, igahagurutsa umuntu akava mu byaha amazemo igihe. Hari abantu imbaraga zibasiye, hakaba isaha izo mbaraga zizaho ukumva urarwaye, ukumva urarembye. Hari Yesu ukiza, hari imbaraga z'Umwuka Wera zibohora. Akira Mwuka Wera kubohore, akira Mwuka Wera gutabare. Twemerere tugusengere, Imana ikwambika imbaraga, Imana igukubitira uburwayi, Imana igukubitira agasuzuguro k'abadayimoni, ibintu abantu bari barakumenyereyeho barakwise n'amazina bihinduke. Imana ireme icyemeza abantu, icyemeza society ubamo, icyemeza abadayimoni bari baraguhagurukiye. Amavuta y'Umwuka Wera kumanukeho ubona Imana, kuko ngo Umwuka Wera akimara kumanuka ngo batangiye kubona Imana. Imana ishimwe. Imana rero igikora igitangaza n'abantu bakavugana. Nigeze nigisha abantu ndababwira ngo Uwiteka ajya akora igitangaza, ibyari bikurwanyije akabiha iyerekwa, abakurebaga akabasobanurira, abantu bakisobanurira bakabona ko Uwiteka Imana yagutabaye. Fatanya natwe gusenga Imana kugira ngo utangire umunsi wa mbere ufite amavuta y'Umwuka Wera uhindura ibintu. Utangire iki cyumweru ufite amavuta y'Umwuka Wera uhindura ibintu. Mwuka Wera guha imbaraga, Mwuka Wera guha ubwenge, Mwuka Wera gushyireho uburinzi, ahindura ibintu byari byanze guhinduka. Indirimbo abadayimoni bakwanditseho isubiramo n'ibice n'amarefure ngo uzabaho gutyo, uzakena, uzasaza nabi, ntuzashaka, ntuzabyara, nta kazi, nta mibereho, uburwayi buzaguhitana, kwa muganga bakabubona ariko imiti ntibukize cyangwa bakanabubura. Ndashaka kukubwira ngo reka dufatanye dusenge, twatura imbaraga z'Umwuka Wera zihindura zikarema n'ibitariho bikabaho, ubundi nawe ugira amahoro nk'uko Isiraheli yagize amahoro, Abasiriya bakicara hasi, kuko Uwiteka Imana aremye igitangaza. Imana igiremo igitangaza kikemeza abakurwanyaga bagaceceka. Reka dusenge dusabe Uwiteka Imana kubabarire intege nke wagize n'ibyaha bitandukanye, kandi nawe umwakire. Nubwo uzajya ku rusengero rukwegereye cyangwa wahisemo ukabatizwa ugahinduka, reka dusenge we wabatijwe, Imana iguhindurira amateka. Nawe Imana igikorana nawe nk'uko yakoranye na Petero, korane nawe nk'uko yakoreraga muri Elisa. Imana ihindura amateka yawe. Ni karibu. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri Imana ikomeye, urera urakiranuka, ufite imbaraga, ubutware n'ubushobozi n'icyubahiro n'ibyawe. Urahamagara ugakura abantu mu mwanda. Umuntu yararirimbye ngo ukura umuntu muri puberi ukamuhindura, ngo ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika. Uri Imana ikiza imyenda itobotse ukambika imyenda myiza. Uri Imana igikuraho agasuzuguro ka Satani k'uburwayi. Uri Imana ihindura amateka y'umuntu. Uri Imana itanga ubukire, uri Imana itanga umugisha, uri Imana ivura indwara. Niyo mpamvu nsengeye umuntu uri kutwumva yari atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba yifuje gukizwa kubera umutsima wa buri munsi, kugira ngo umukomereze amaboko ubwo azajya ku rusengero rumwegereye akihana agakizwa, azabashe gukomerera muri ibi bintu, kuko birakora, birarema. Natwe tubibayemo ntacyo twicuza, tubona imbaraga zawe. Nsengeye umuntu nimero 2, umuntu wakijijwe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko akaba afite ibigeragezo bigaragaza ko akeneye imbaraga z'Umwuka Wera wo kumurwanirira. Ndirukana ibigeragezo by'uburwayi, ndirukana ibigeragezo by'amadeni, ndirukana ibigeragezo by'ubushomeri, ndirukana ibigeragezo by'icyangiro, ndirukana ibigeragezo by'ibitero by'abadayimoni by'uburwayi, kurumbya, kuteza, kutorora ngo agire akaboko ko korora. Ndasenze kugira ngo uhindure ibi, nawe niyubake nk'abandi, abone ikibanza, nawe nabeho, nakira indwara yananiranye afite amaranye igihe kubera umutsima wa buri munsi. Kora igitangaza mu bantu bawe, ukize izi ndwara z'imitwe, z'amaso, ibintu bitandukanye, agahinda gakabije, abantu barihebye, depression yabaye nyinshi. Kura abantu mu gahinda, bashakira amahoro aho atari, ubaka ingo zari ziri mu manegeka ziparitse nabi, utanga urukundo.
abantu bari kutwumva nibongere kwakira gukundwa, gukunda, nibongere kwakira umugisha wo gukora ku ifaranga kuko ubikora, maze igihe mu bushomeri twumva wongere kumuremera uburyo abashe kugira imikorere. Tanga ubwenge, abiga batsinde, abana babo batsinde, makaminuza abantu bige, abantu bajijuke batera imbere. Ntabwo tujya dusoza tudasengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, giha amahoro, urinda abakiyobora, urinda abaturage twese, dusengeye ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ubucuruzi, abakozi ba leta, abatwumva n'abatatwumva dusabye amahoro n'umutekano, dusengeye imiryango, dusengeye gahunda zitandukanye, dusengeye urubyaro, dusengeye abakiri abasiribateri. Tanga umugisha, tanga kwaguka, tanga amahoro n'umutekano. Umwuka wera natembere areme ibishya, umwuka wera natembere atanga amavuta, umwuka wera natembere atanga impinduka ku buzima bwacu. Gushimiye kuri kumwe natwe none n'iteka ryose, urakoze, amen. Uwiteka Imana barinde, abaho umunsi w'umugisha, muhahe muronke, mugire icyumweru cy'amahoro, ukwezi kw'amahoro, umwaka w'amahoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in your hands and we believe. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is high.